akimisi teruye ntikaremera burya ivuguta n'umuvuba mwana wanjye ngukire kuma yanjye ujye umenya uko ugenda witwararika. Uyu yitwa Uwingeneye Chantal afite indirimbo ebyiri. Ku ya 7 Kamena uyu mwaka yahamirije Isibo TV ko ari umuvandimwe wa Clarisse Karasira. Avuga kandi ko atarabonana n'uyu muhanzikazi kandi ko yamenye ko ari umuvandimwe we ubwo Clarisse Karasira yari akimara kwimukira muri Amerika. Mu magambo ye ati ndahamya ko Clarisse Karasira ari umuvandimwe ubu nonaha. Gusa ntabwo turabonana ngo tuganire amaso ku maso. Namenye ko ari umuvandimwe yaragiye. Aba hanze ntabwo yari ari mu Rwanda. Urumva rero kugira ngo tubonane byarangoye. Uyu mukobwa yakomeje avuga ko yakoze ibiganiro bitandukanye kuri YouTube kandi ko afite icyizere cy'uko Clarisse Karasira yabibonye. Muri icyo kiganiro Uwingeneye Chantal avuga ko afite amakuru yizeye ko avukana koko na Clarisse Karasira nk'uko yabyivugiye. Kuri konya ko kuri ibyo rero ndahamya ko ari umuvandimwe bunona. Gusa ntabwo turabonana tuganira amaso ku maso. Namenye ko ari umuvandimwe yaragiye aba hanze ntabwo yari mu Rwanda. Urumva rero kugira ngo tubonane biragoye. Gusa ikiganiro cya mbere cyarakozwe ndakeka yaranakibonye yarabyumvishe buriya, ariko nyine nuko bimeze tuvindimwe kwa papa, ariko amakuru yimbitse mwayahabwa n'umubyeyi kuko nanjye niwe wayamaye neza. Hari ikintu ntahise numva neza Chantal, ni gute uvuga ko waba amakuru warayamenye amaze kujya hanze kandi agiye hanze ndakeka ntabwo ari kera cyane, ni vuba. Kuki amakuru utamenye kera mu myaka yawe nk'icumi n'ingahe gutyo ku buryo wagombaga kubuyaza atarajya no hanze? Amakuru rero ngo inkono ihira igihe niko bajya bavuga. Inkono ihira igihe nicyo gihe nayamenyeye, kuko mbere ntabwo byakunze nyine kuko ni umuvandimwe ariko tutarerewe hamwe. Tuvindimwe kuri papa ntabwo turahura neza ngo tubyemeze bya nyabyo, ariko nge niko mbizi. We niba ari kabizi ntabwo mbizi, ariko niko mbizi. Umunsi tuzahura rero ndakeka aribwo bizamera neza kurusha ubu ngubu. Waba ujya ugira icyifuzo cy'uko mwahura? Icyifuzo cy'uko twahura nakishima duhuye, ni ibintu byanezeza kuko numva ari ishema kuri nge, ndamukunda Clarisse. Uwingeneye Chantal kandi avuga ko ndya imiririmbire ya Clarisse Karasira kandi ko kenshi yaririmbye abantu bavuga ko baririmba kimwe. Muri icyo kiganiro rero yagiye aririmba indirimbo zitandukanye za Clarisse Karasira. Wa musi mwamenyanye ntiwawibagirwa, wabaye nk'ubonekewe inseko ye nziza yeyu. Bikimara rero kujya hanze, Clarisse Karasira abinyujije ku rukuta rwe rwa Facebook yatambukije ubutumwa burebure yihakana uyu mukobwa, aho yanditse muri aya magambo: sinifuje kubivugaho kuva kera kuko natekerezaga ko benshi muzabasha kubona ko ari ikinyoma, ariko kuko benshi nabonye ko batabashije kumenya ukuri nifuje kubivugaho. Uyu mwana w'umukobwa witwa Uwingeneye Chantal arabeshya, ntabwo tuvukana ndetse nta sano na nyiri hagati yacu uretse kuba twese turi abanyarwanda ndetse tukaba ikiremwa muntu. Ni umwana ushaka kumenyekana yuririye ku kwisanisha nanjye ndetse n'ubuzima bwanjye. Icyambere, uyu mwana avuga ko se umubyara yabyaye umwana hanze mu 1994 ndetse ko se yapfuye muri icyo gihe kandi icyo gihe haburaga imyaka 3 ngo mvuke. Bityo ni ikinyoma cya mbere yabeshye. Ikindi, niba se yarapfuye mu 1994, papa wanjye icyo gihe yari akiri umusore kandi yasezeranye na mama nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu mwana arabizi mu mutima we neza ko arimo kubeshya mu byo avuga bitanahura, ntanzi nta nubwo z'umuryango wanjye. Mwibaza impamvu atamvugisha kandi email na nimero yanjye birahagaragara, ahubwo akajya mu itangazamakuru guhuza ko avukana nanjye
ni uko nawe afite impano yo kuririmba? Ikibazo amagambo nk'aya ni mabi cyane, kuko ababaza ababyeyi bacu cyangwa agatuma abantu batekereza ku babyeyi bacu uko batari, kandi ari abantu bafite inshingano ndetse bareberwaho na benshi. Kuvuga kuri Clarisse Karasira ntacyo njye bintwaye, ndabimenyereye, ariko kuzana ababyeyi mu bintu bidafite ukuri kandi byagira ingaruka kuri reputation yabo, byo ntabwo ari byo kwihanganira. Kumenyekana ni ibikorwa byiza bishimwa na benshi, bakagufata nk'inyenyeri, ntabwo ari ukwirirwa twigira fotokopi y'abandi. Kugira ishusho isa n'iyanjye nta kintu bimaze, kuko njye ndi umwana w'umuntu, ahubwo uwakwirata yakwirata ko asa n'Imana kuko niyo nziza. Inyota yo kumenyekana muri ubu buryo ni mbi cyane. Ikindi, ibyo uyu mwana arimo gukora n'ibyaha bihanwa n'amategeko, bityo niba hari n'uwaba amuha inama cyangwa se bakabifatanya, amategeko azabibaza bose. Niba uyu mwana ankunda akaba akunda ibyo nkora ni byiza kandi ndabimushimiye, ariko ku birebana n'ibinyoma arimo gukwirakwiza abizi neza ndetse n'abishaka, ikibabaje akanabizanamo umubyeyi we bwite, byo ntabwo ari byo kurebera. Nimuzizere ikintu na kimwe uyu mwana avuga, ibindi turabikurikirana. Muri iki kiganiro bavugishije Mukajyana Florida, nyina w'uyu mukobwa, avuga ko mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi yari afite umugabo babanaga, bari bamaranye imyaka 2 batuye i Kanombe muri Kigali. Igihe kimwe ngo uwo mugabo aza kumubwira ko afite undi mugore babyaranye kandi ko amufitiye umwana. Ngo uyu mugore yitwaga Anne Marie, ntabwo yibuka neza irindi zina rye. Uyu mubyeyi yavuze ko uwo mugore yabasuye aho i Kanombe aho babaga, afite umwana muto ukiri kugenda. Yavuze ko nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi atongeye guhura n'uyu mugore, kuko we n'umwana we bahungiye muri Kongo, niyongera kubonana n'umugabo we. Mukajyana Florida kandi avuga ko mu minsi ishize abantu batangiye kumubwira ko afite umwana usa n'uwo bajya babona kuri televiziyo bavugaga Clarisse Karasira. Uyu mubyeyi avuga ko yabyaye abana 3, Chantal akaba ari we bucura. Uyu mubyeyi kandi avuga ko byamusabye kujya mu baturanyi kureba televiziyo kugira ngo arebe neza niba ibyo abwirwa kuko ari ukuri. Avuga ko ubwo yarebaga kuri televiziyo yabonye ko Clarisse Karasira asa n'abana be, ariko yirinda kwemeza niba baba bavukana ku mugabo we. Mu butumwa rero yanyujije kuri konti ya Facebook, Clarisse Karasira yavuze ko rwose atari yifurije kuvuga byinshi kuri iki kibazo, bitewe n'uko ngo yari afite icyizere cy'uko benshi bazabasha kubona ko ari ibinyoma, ndetse ahakana ko uyu mukobwa yaba afite isano we na Clarisse Karasira. Uwingeneye Chantal avuga ko ku ya 1 Mutarama 2022 aribwo yatangiye urugendo rw'umuziki, bivuze ko amaze amezi 3 atangiye urugendo nk'umuhanzi wigenga, gusa ntabwo afite abamufasha mu muziki. Uyu mukobwa avuga ko yakuze yumva ashaka gukora injyana gakondo, kuko ngo izindi njyana yumvaga zikomeye cyane. Injyana ya gakondo isaba gukoresha amagambo y'Ikinyarwanda cyumutse, akavuga ko kugerageza kwisanga muri iyi njyana kandi ko afite icyizere cy'uko abantu bazamushyigikira. Mwana wanje ngucire kuma yanjye, ujye umenya kugenda witwararika, ntizagushuke ngwisiguteshe uteshe ucyubura ijuru, ngwisiguteshe yo.